Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Isaac Media. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Inzira y'ubuzima, aho umenya amakuru, amateka ndetse n'ibyaranze bimwe mu byamamare byabayeho cyangwa se bikiriho hano ku isi. Njye wumva nitwa Munezero Fiacre. Ese wigeze wumva inkuru y'umuntu wavutse mu bukene bukabije, nta mashuri ahagije afite, ariko nyuma akaza guhindura amateka y'igihugu cyose? Si amateka gusa, n'inkuru y'ubuzima bwe, kwihangana no gutsinda ibibazo bikomeye cyane. Uyu munsi turamenya amateka, amakuru ndetse n'ibyaranze umugabo witwa Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni perezida wa 16 wa Amerika, ndetse akaba ariwe mugabo wahinduye amateka y'isi nk'uko bimuvugwaho. Abraham Lincoln yavutse tariki 12 Gashyantare 1809, avukira muri leta ya Kentucky muri Amerika. Inzu y'iwabo yari yubakishijwe imbaho. Uyu mugabo ntiyagize amahirwe yo kwiga. Ubuzima bwe bwose yize amasaha make cyane mu ishuri. Gusa nubwo atigeze agira amahirwe yo kwiga, yari afite impano ikomeye cyane. Uyu mugabo yabashaga kuba yakwiga wenyine, aribyo twakwita self education mu ndimi z'amahanga. Uyu mugabo kandi yakundaga gusoma ibitabo aho abiboneye hose, ndetse rimwe na rimwe inshuti ze zikamwita umusazi. Abraham Lincoln yari azwiho kugira umurava, kuko yakoraga akazi gakomeye cyane, nko gutema ibiti, gukora mu mirima, mbese ubuzima bwe bwari bugoye. Mu buzima bwe, Lincoln yatsinzwe inshuro nyinshi, ariko arakomeza aragerageza. Uyu Abraham Lincoln afatanyije n'inshuti ye yitwa William baje gufungura iduka ahagana mu mwaka wa 1832 mu gace kitwa New Salem. Nk'uko bavuga ko aho yanditse ritava, iri duka ryaje gusenyuka. Nuko Lincoln agerageza kwiyamamaza ngo abe umwe mu bagize inteko ya Illinois, gusa ibi by'ubusa aratsindwa. Mu myaka yakurikiyeho yagiye akora imirimo itandukanye. Yabaye umukozi mu iduka, umusirikare mu gihe gito, ndetse aba umwanditsi w'amategeko, ariko nta kazi gahoraho uyu mugabo yigeze agira. Gusa nubwo uyu mugabo yahoraga atsindwa, yabaye urugero rwiza rutwereka ko gutsindwa atari ryo herezo, ahubwo ari intangiriro yo gutsinda. Mu mwaka wa 1860, Abraham Lincoln yaje kwiyamamaza aba perezida wa Amerika. Nuko atangira kuyobora igihugu cye, nubwo cyari mu bibazo bikomeye cyane, ubwo bamwe mu baturage be basubiranagamo, benshi mubizi nka civil war. Mu kuyobora kwe ntibyamworoheye. Lincoln yaje gufata icyemezo gikomeye cyane, aho mu mwaka wa 1863 yashyizeho itegeko, afata umwanzuro wo kubohora abacakara bose babaga muri Amerika. Ibi bikamugira umuntu wabashije gufata umwanzuro ukomeye cyane mu mateka y'isi. Akoresheje ubwenge bwe, Lincoln yayoboye igihugu cye mu gihe cy'intambara, yirengagiza abamurwanya n'abamushyiragaho igitutu. Aba intwari, muri we yiyemeza kubaka igihugu gifite uburinganire. Tariki 14 Mata 1865, mu nzu y'imyidagaduro ya Ford's Theater i Washington DC, Lincoln yaje kuraswa. Araswa n'uwitwa John Wilkes, umwe mu bakinnyi bakinaga ikinamico, akaba yari umwanzi ukomeye cyane. Nyuma y'uwo munsi, Lincoln yaje gupfa. Ibi kandi byabaye nyuma gato y'uko intambara y'abene igihugu cyangwa se civil war irangiye. Urupfu rwa Lincoln rwababaje benshi, abirabura yari yarakuye mu bucakara ndetse n'abandi benshi. Ibyo bituma afatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye mu mateka y'isi.
ngayo nguko ibyaranze Abraham Lincoln, perezida wa 16 wa Amerika. Naha dusoreje ikiganiro Inzira y'Ubuzima. Nge twabanye nitwa Munezero Fiacre. Ndabashimiye.